Reka nizere ko meze neza mwese abantu bakomeje kunkurikira nkaba nitwa Teremwa David. Turimo kubabwira ku bintu birebana n'iby'Imana. Imana buriya ntabwo igikinishwa. Gusa muri iyi minsi urabona yuko amadini arimo kwaduka ari menshi, ushobora no kwibaza ngo se kubera iki niba hari twese tugamije kuzajya mu ijuru, kubera iki hari amadini menshi? Icyo nacyo wakibaza. Nese wamugani niba hari amadini menshi, kandi twese intego ya twese no kujya mu ijuru. Usanga n'amadini rwose yigisha abantu nyine mureke ibyaha mugire mute, urumva nyine intego ya yose nuko tuzajya mu ijuru. Ariko wakibaza amadini agera nko ku 10 ari mu isi, burasa ni 10 yonyine ra, wenda kamvuga 10, ariko tekeza amadini yose ari mu 10. Aho ngaho rero ugomba kwibaza Yesu we yari umuki. Bibiliya nivuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye, hanyuma warangiza ukajya kugera ikirenge mu cy'abandi, wowe ukagera ikirenge mu cy'abantu. Ntago ari byiza kuko Yesu niwe uvuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye, kandi Yesu wibuke ngo uwubaha ibyanjye aba yubashye data, cyangwa se unyumva n'ubundi aba yumviye data. Muri make wubaha Yesu mu buryo utazi urimo no kubaha Imana. Gusa muri iyi minsi usanga abantu benshi bagira batinya abantu kurusha uko batinya Imana. Ugasanga umuntu aravuga ati sha hariya pastor arambona akunda gucaho, hariya tutajyayo, hariya kana karaza kutubona. Ibaze uratinya umuntu aho gutinya Imana? Imana ni umwuka, Imana ni byose. Nese ubwo uratinya abantu, kandi Imana yo muri kumwe irimo kukureba mu buryo utazi. Rero ntabwo ari byiza gutinya abantu. No. Niba ikintu ugomba kugikora, wowe ubwawe ukuvura ashaka kugikora, gikore. Wikumva ngo abantu bari bukurebe, ngo abantu uraza kubatinya. No. Abantu bakagutera ubwoba, abantu nta kintu bavuze. Abantu nta kintu bavuze kabisa. Urimo kubyumva? Niba ushaka gukora ikintu nyine gikore, urumva? Wowe ibyo kuvuga ngo abantu ngo barakureba, no, abantu se barakureba, barakuremye. Wowe bazi impamvu urimo kubikora. Niba ugiye kunywa inzoga, wivuga ngo kana karambona, ngo umwana ngo ngo yimaremo umwana utagenda bakureba. Niba bashaka bakurebe, barakureba se baragutwara iki? Nibo bakuguriye, nibo baguhaye amafaranga. So ahangaha ntago ndimo kubasunikira kunywa inzoga, ahubwo mugabanye gutinya abantu. Bibiliya iravuga ngo nimugatinya abantu, ahubwo mutinye. Muri Luka ibice 12 umurongo guhera kwa 5 kumanura, Bibiliya itwereka uburyo tutagomba gutinya abantu. No, ntago umuntu wamutinya hiki. Umuntu nejo bundi agapfa ukamuhamba rwose. Umuntu ntabwo arenze, ahubwo urenze ni Imana. Imana yaremye uyu mubiri kaduha n'umwuka duhumeka, niyo mugomba gutinya. Iyo Mana yo mu ijuru nyine ishobora byose. Imana izi igihe uzapfira, ariko wowe uzi Imana kubiza igihe uzapfira, wowe nyiri ubwite utanabizi, niwe se wamenye uzapfira hehe? So reka mushimire wowe wemeye gukurikira iki kiganiro. Gusa mugiye mukomeza mutinye Imana. Ntabwo nta mpamvu yo gutinya umuntu w'inyama n'amagufwa n'uyu musatsi. Umuntu wejo bundi upfa. Gusa buri munsi abantu barahamba, buri munsi abantu barapfa, ariko n'abandi baravuka. So rero nikwereka yuko umuntu uramutinya se, hanyuma se napfa none uzakomeza utinye nde? Tinya Imana. Tinya Imana. Winywa inzoga, wisambana, wikiba ngo kubera ko kana katakureba. No, ahubwo bikore kubera ko umutima wawe ukorana n'Imana. Umutima wawe kubera ko ukorana n'Imana. Wowe nuvuga ngo rero ngo ngiye gukora ibi ngibi ngo abantu ntago bandeba, bonse niba bakora baragukora iki? Ubuse nibo bazaguhana, nibo bazagutwara muri wa muriro wo mu ijuru uzatwika abanyabyaha. Ahubwo wowe hinduka wowe ubwawe, fata akanya witekerezaho, uhinduke wowe ubwawe. Nta mpamvu yo gutinya abantu. Niyo yaba ari umubyeyi wawe, niyo yaba ari sheri wawe, niyo mwamuri imanga, niyo yaba ari uwundi muntu wari we wese ku isi, pfa kuba afite inyama n'amagufwa kandi ubizi ko azasaza agapfa, wowe mutinya. Tinya ahubwo yaremye ibyo bintu. Tinya Imana ishobora kukwica n'igisa gutora muri gehinomu. Muze gusoma muri Luka ibice 12 mumanuke mwumve. Ibi byose mvuga niho nabikuye. Ntabwo ari ibintu mpfa kuvuga gusa gutya bisanzwe. Ahubwo abantu twirengagiza gusoma Bibiliya, tukajya kwita ku byo abantu bagira bate, ku byo abantu batubwira.
ngo umwana hariya kanaka akunda kuhanyura tugize yatureba, tugize yatubona. Ngo umwana ahisha dore kanaka. No, ahisha iki? Ahubwo bimwereke, bishyira ahagaragara. Kuko niba wowe ubwawe wemeye kubikora, wowe n'umutima nama wawe, wowe nkawe ubwawe urajya guhisha umuntu nkande. Uramuhishira iki? Ubuse no uramuhisha ngo niwe nabireba sarajya akorega ku Mana. Wenda bamugani tuvuge ngo nabireba harahita ajya kundega ku Mana. Nabireba arajya akorega, Imana yabibonye kaye. Unabitekereza yari yabibonye, none urajya guhisha umuntu. Aha rero ntabwo mugomba gutinya abantu. Muri Luka 12 niho hatubwira ibyo bintu, muzasoma icyo cyanditswe. Ariko nta mpamvu yo gutinya abantu. No, umuntu se ni iki? Umuntu ni iki? Umuntu ni iki? Ni nk'umunyu rwose. Buriya niyo umunyu waguye hasi, ushobora gufata agafuka k'umunyu ukakagenda ukanyanyagiza. Uwo munyu niyo waba ufite ikintu kibigenza gute, ntabwo uwo munyu wawugarura. Cyeka byandi byo muri chemistry byo kufata ukawuteka amazi yawo, amazi agakama ugasigara mu isafuriya. Gusa nabwo abagiye umusenyi. So rero ikintu tubabwira nuko mutagomba gutinya abantu. Niyo yaba ari umubyeyi wawe, ariko ubwo nyine kutsivuga mu basuzugure ngo mubahuke, nyine mububahe kuko barababyaye, barabareze, hari ibyo babakoreye. Ariko nimugera mu bintu byo kuvuga ngo mugiye gukora icyaha, ngo ngiye kunywa inzoga ngo kanigisha ababyeyi, ngo kuko ngo ndasenga, bashaka kundega kuri pastor. Kureba kanaka ashaka kuzabwira pastor akamagarika. Ataguhagarika yaguhagarika, menya ko ugomba gutinya Imana. Imana yaturemye, Imana yanditse muri Bibiliya ngo bibisindisha mu byirinde. Menya buriya hari ikintu kindi mutazi. Uyu mubiri wacu ntabwo ari umubiri bisanzwe ngo umubiri uri aho ngaho. Uyu ni urusengero rwa Kristo. Bibiliya itubwira ko urusengero ntabwo ari buriya urusengero ntabwo ari zira nyubako z'ibiti n'amatafari. Niyo mpamvu ngiye tarimo David najya njya mu rusengero. Ngiye sinajya mu rusengero rwo rwose. Cyaba ari igiterane, kwaba ari kwicara hanze mu bantu, ngo urwo no rusengero. No. Ngiye ngendera kuri Bibiliya. Bibiliya itubwira guki? Ni muzi ko imibiri yanyu ni insengero zera za Kristo. Ni mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Kandi imibiri yanyu nimukayononeshe ibisindisha. Kubera ko uyu mubiri wacu ni urusengero. Abantu banzi ngiye batarimo David, niyo mpamvu nge najya njya mu rusengero. Sinshobora kujya mu rwose. No. Biriya ni ibindi nyine bindi baba bashaka byo kujya kubyina imiziki, gushyiramo imiziki. Niba ari korari kajya imbere bagashyiraho imiziki, nitwumve n'ibyo korari rivuga. Buri tuhagombye kumva iki? Tuhagombye kumva amagambo kurusha imiziki. Ariko korari nibigiye imbere, imiziki niyibanza. Ariko tuba dukeneye iki? Tuba dukeneye kumva ijambo ry'Imana kurusha imiziki. Imiziki ubundi muri Bibiliya n'ahantu handitse ngo mujye mucuranga, nyine ngo mubyine, mubiri cyokere, ngo kubera iyo miziki. Ibyo ngibyo ku munsi w'amateka ntabwo bizakora. Ntabwo Imana izareba ngo warahimbazaga. No, Imana ikeneye umutima wawe n'ibyo wubahiriza. N'ibyo wubahiriza rwose. N'ibyo wubahiriza. Ibyo wubahiriza. Buriya ni nko ku munsi w'amanota. Ntabwo mwarimu areba ngo Imana yarazindukaga ariko kamuha amanota menshi. No. Ahubwo ko wowe ibyo warasomye. Warasomye, wicaraga ahantu ugasoma ibyo yakwigishije, warabyubahirije. Ariko niyo wakirego cyangwa se ukaba warasibaga, pfa kubaho ku kizamini uzi ibyo washyizeho. Aho rwose niyo wasibaga icyumweru ntago uzabonywa ngo nuko wasibaga icyumweru. No, nibyo uzahura nabyo bizaba biturutse ku mpamvu z'ukuntu wasomye, impamvu wize, uko wize. So rero nta mpamvu yo kujya mu rusengero. Niba udafite umwanya bireke. Ibyo kwirukanka inyuma y'imisozi ngo urajya gusengera hanaha, Imana se niba ari byose urajya gushakira Imana mu gasozi gute? Imana urayishakira mu butayu gute? Uyisize iwawe muri urwo rwo yaguhaye, uyisize muri icyo cyumba uraramo ikakurindiramo, hose urajya mu gasozi gukora yiki? So rero mugomba kubaha Imana ariko mukanayitinya. Njye numva abantu bavuga ngo utinye iki? Ngo ninye Imana n'inzara. Ngo ninye Imana n'inzara. Ariko mu byo kurusanga abantu ahubwo batinya abantu kurusha Imana. Niba ari umuntu ukumva ngo ngo ntago ngo Imana ngo siko tukanye kanaka kumva, utukanye kanaka kumva, nashaka kumva use Imana yo yarivuga hiki? Rero mwihane rwose. Imibiri twambaye ni insengero za Yesu, ni insengero buri nizo nsengero za Kristo. Birabye ibiti n'amatafari mwubaka ugasanga abantu bakoreyemo icyaha,
abantu bakaza bakiba, ugasanga n'abiba nabasengera aho ngaho. Ntabwo ari urusengero rwera, no. Insengero ni iyi mibiri bibiti n'amatafari, no kugira ngo mutware amafaranga nyine. Kandi Imana ntabwo yigeze basaba amafaranga. Ubuse Imana murayiha amafaranga iyakoresha iki? Imana yankoreye neza kanyishime. Ubuse urayishima yagukoreye iki? Ibyo yagukoreye ni byinshi. Ubuse urayiha miliyoni, niba ari miliyoni 10 urayiziha gute? Zikoresha iki? Imana miliyoni 10 irazijyana mu ijuru igure y'iki? So niba kabashuke mujye musesengura, Imana ntabwo ikeneye amafaranga yawe. Bira byo kujya mu guterana no kujyana amafaranga nyine, kandi Imana ntabwo yakeneye. Ubuse Imana wowe wayiha amafaranga angana iki ngo urimo kuyishima? Nizere ko remeze neza, muri kumwe nanjye Tanamwa David. Iri jambo muri sesengure, muri tekerezeho. Nabyo kujya mu rusengero. No. Iyo ni politike, iyo ni business. Wari warwaye urakize, ngo none ugiye gushimisha Imana ngo 100,000 ngo cyangwa se miliyoni. Ubusi aho gukomeza ukiranuke, urebe niba wajya gubeshya ubireke, urebe uwo wibye umusaba imbabazi umusubiza yo wamwibye, urebe uwo wahemukiye, sibyo? Ibintu byinshi nyine utari warasubije ku murongo. Uko ni gukubaha Imana, uko ni ko gushimisha Imana. Naho urafata 100,000 subishyire mu kebo cyangwa se mu gaseke, cyangwa se ubishyiraho baguye kuyashyira ngo gushimishije Imana amafaranga 100,000. No, Imana asubwira irahurira hehe nayo? Mujye mukoresha ubwenge bwanyu namwe. Imana irahurira hehe nayo mafaranga? Ubundi ikikwereka yuko Imana itayabona, bavuze ngo bakuyeho kujyana amafaranga mu rusengero. Ukaraba pasiteri bakomeza uwo murimo, nibwo ahita wemera ko amafaranga dutura nahahuriye n'Imana. Nawe tekereza ubuse Imana nganga ndayashimisha Imana yankoreye ibitangaza ndajya gutura. Uratura utese? Turatura ngahe se? Uratura Imana ikeneye ngaho ubundi. Mw'abantu muransetsa pere kamendekeye aho ngaho. DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Tambourine's great too. DJ Jono.